Shira. Shira. Bite byawe? Shira umeze neza? Ntabwo umeze neza. Ufite iki kibazo se? Shibuze ko ntarakira ko mama yapfuye. Ibyo bintu igihe nahereye mbikuburiza Shira. Shira. Hashize igihe kinini mu yitabye Imana. Ibyo ntabwo warabyakiriye. Kubera icyo umva kurikiza mu magahinda wihebye gutyo. Utekereza ko ibyo ngibyo sahana ari byo bimunezeza? Ukeneye kwiyakira. Ubuzima bugakomeza hari ikintu ubura hano. Shira. Hari ikintu uburanga mu rugo. Ariko buri munsi ndakureba nkabona ufite agahinda, buri munsi uri imyoza, turi ku meza uri kwimyoza. Uzi ko nuriye mama mushyashya papa yashatse. Ibyo bintu bimutera ikibazo. Jibi ntabwo uzi ikintu kimbabaza. Iki kikubabaza? Ntabwo nigera nimvisha uburyo dadi nta n'umwaka washize mami afuye agahita azana uriya mugore. Ibyo bintu bintera agahinda. Bigaragara ko dada atigeze akunda mami n'umunsi umwe. Uriya mugore birashoboka ko bakundanaga mami atarapfa. Ni ukuri. Jibi buri gihe ndabikubwira ariko ntabwo ujya ubiha agaciro ngo ubitekerezeho. Mba ndeba nawe uri nka dadi nta kintu witaho. Shira, ukeneye gukura ukamenya ko papa akuze. Nta papa yakomeza kuba ari wenyine. Njye ndamwumva. Kandi Shira ajya gushaka uriya mugore twishaka tuganiriza. Ntiyatuganirije. Ntabimwemeye. Nta n'umwaka urashira. Byose ni ibiki? Nase wishimiye ko papa wenyine? Nase uzajya ubyuka umutekere, umumenyere ku buribwe bushashe, umumesere, umenyere buri kimwe cyose. Jibi ntabwo uriya mugore. Ndamwanga. Shira nzakora iki? Ndamwanga. Shira. Iteka mporana agahinda. Muranegereza uburyo mami wacu yadukunda. Yatwitagaho akamenya buri kimwe cyacu. Ibintu iyo mbitekereje buri gihe mporana agahinda. Shira, please. Please. Jibi wembwira ucyo. Ndabizi ko uriya ntabwo ari mama wacu, sibyo? Ntabwo ari mama wacu pe ndabizi neza. Uriya mugore nta nuko adukunda na gato. Nta kibazo cye. Twe turi bakuru kudukunda no kudakunda nta kintu twebwe bitubwiye. Ari ikintu bikubwiye se? Ntabwo uri umwana ngo uzagwa muziko. Mureka gukunde cyangwa kwange. Sibyo? Icyambere nuko yita kuri papa wacu. Cyo kunyitaho cyangwa kukwitaho njye nta kintu na kimwe twebwe bitumari. Ariko nibura yite kuri papa. Nicyo yamushakiye rega. Twe turi bakuru. Akoje bimenye utakunda mami wacu wowe. Wivuga gutyo. Ubu se tekereza ukuntu uri kunkundisha uriya mugore. Urareba nta n'umwaka ushize mama apfuye. Dada azanye uriya mugore. Biyese ubona bisobanuye iki? Bivuze ko dada yakundanaga n'uriya mugore mami atarafa. Nukuri. Niko kuri wumve ngo niko kuri. Narabibonye. Igihe cyose gifite ibyo bintu umutwe utekereza gutyo nta gihe na kimwe uzigera wishimira uriya mubyeyi. Nta n'igihe na kimwe uzigera wishimira papa. Kandi papa namara kumenya ko umutekereza gutyo bizamubabaza. Sibyo? Nanjye uriya mugore ntabwo mukunda. Ntabwo ari mama wanjye rega ndabizi. Ariko nta kintu na kimwe ngiye ntuma kimuza nawe ndamureka akabukwe nanjye nkabukwanjye ubuzima bugakomeza. Sibyo? Gerageza ube gutyo. Jibi ntabwo nzi niba nzabimenyera ibi bintu. Humura nzajya ngufasha, sibyo? Ugira ikibazo ujye umbwira niko gishwana nawe. Icyo uzokenera ngaha mu rugo ujye umbwira uteje mbe nyine ibi ngibi nkeneye iki ngiki nkeneye kiriya nzajya ngufasha, sibyo? Ngabo basi ni uratore. Ngo ni mu gikoni wenyine ni uri gutegura ibintu byose bya mu gitondo. Genda basi ujye mu gikoni umujijishe umwereke kuri umwana mwiza reka, sibyo? Ajya akora akantu kumwe nawe ukora kandi. Ihangane genda. Jibi reka ngende. Genda, sibyo? Umujijishe ukora akantu nyine abone kuri umwana mwiza. Kandi ntukajye umwereka kuri akayi, sibyo? Ibintu bizagorana kabisa.
Oh. Ça va suite ati. Abana imuzaniye. Amazi. Cyaka cya kimeze nabi. Naha kazuba rero kameze nabi. Kameze neza. Genda urangirwa warihaye. Gute? Reka ngufashe. No, it's okay. Umeze neza? Meze neza. Chérie? Oui. Sinjya mpaka kureba. Merci. Niyo nagiye ku kazi. Hari igihe mba nicaye gutya neza amaso akarenga ibyo ndi gukora. Ukabona njyewe. Tekereza gusa. Ukuri Imana ishimwe, mba nanjye ndagukunda no kuri pe. Seriously ntabwo ryajya ntaki. Uri mwiza. Niyo mugore ukwiriye urangirwa. Nawe uri umugabo nkwiriye. Niyo mpamvu naguhisemo. Nubwo bigoye. Uru rukundo rwanjye rwa kabiri. Nubwo bigoye ko wenda napfa kwibagirwa urukundo rwanjye rwa mbere. Oya, shenza mu kwibagiza no kuri. Yeah, I know. Kandi njya Witese. Ni byiza. Shasigaye meze nkaho nanjye bwango nkaho uri imfubyi. Birinda kubivuga se sindiyo. Kandi ufite papa na mama wawe. Wa kabiri. Miya wagiye ureka sha abashinyaguzi mugira yanjye. Yishyize mu nusongushinyaguriye gute? Sufite mama wa kabiri bose. Bamvuga ngo abana banjye bazakwakira. Ariko bizaba. Nzakora ibishoboka byose. Naye nzaba mpari, naye ndahari rwose kuri icyo kintu. Nzakora ibishoboka byose bazanyakira. Umutima uzabereka. Niwo uzatuma kwiyumvamo. Kandi nanjye nzagufasha. Nukuri nzababera umumama mwiza. I love you. I love you too. Miya nshuti yanjye sha simbizi ibyo uriya mugore we nanjye. Uriya mugore mana yanjye. Nkambwiye ko yatangiye ibintu byaba mukase byo kutuka abantu no kugira gute. Usibye nibyo sinigeze mwiyumvamo rega. Kumwiyumvamo ni kimwe ndikubaza bya bintu byo gutukana kubateranya kwa papa wanyu rero bitangiye. Urumva se byabura? Iwo nukuri. Urugero. Uwo munsi byajyanye gute? Miye uriya mugore rero agira mana yanjye. Sinzi ukuntu ateye pe. Agira imico mibi, azana abagabo mu nzu. Nabyo mbanza birimo. Ndetse njya mbona ntazi ukuntu ateye. Ni umuntu utagira gahunda, ni umuntu nyine urumva mama wa kabiri nawe urabyumva uko ntaba ameze. Ntago ajya twitaho, nta ashaka kumenya amakuru yacu mbese. Amenya ibyo na papa. Barasezeranye harya? Barasezeranye. Hanyuma wowe na Jibril muri kubikora iki? Sha byanjye na Jibril byo byihorera. Uriya musaza wanjye yarananiye. Akunda uriya mugore sha. Uzi ko ibintu byose muganiriza ashigikira uriya mugore. Abo ndamubwira cyangwa ni wowe umwana mubi. Nase ngute Jibril se ayabamukunda mibiki. Jibril ibintu by'abaso. Bitese. Sawa. Wadusuye. Nawasoye. Nikaribu. Twese. Shenda kwakire. Iyo aranyakira nubwo mbona yabyibagiwe. Ni ibyo koze niki. What was that? Wait me more. Ako mana yanjye. Nanjye byanjye birababaje none. No ufite ikibazo rero. Ubu se umusuhuje ute? Shaya mama ukuna aje saka ntabwo. Ako Mia nawe. Umva ngo kiretse wenda ko urambabaje. Oya tuzamo. Biriya ntago ari ibintu. Umusuhuje ute? Umuntu mukuru aza kunsuza inshuti yanjye wowe. Uramusuhuje. Abaze ubushinze usigaye ufite gukura ibanze ushike mbanze mvuge ndikubwira ngo niba ushaka kungiye ngushyigikira nagushyigikira isoki ariko tarimo ngiye nagushyigikira mbizi ko turi gukora amakosa siko bimeze rero twagiye
urashaka ko ava muri uru rugo cyangwa ushaka iki ko basezeranye? Miya ndashaka uriya mugore papa mwirukane. Aho ufite imyaka akava muri runo rugo akagenda. Maze yamara kuruvamo. Ngewe na Jibril turakuze twakirera. Ibintu bya papa byo kuvuga ngo uriya mugore, ikintu cyose uriya mugore, biriya se nibiki? Ngewe ndabirambiwe. Uzwaya ngo utekereza. None se hanyuma nava muri urugo ntago bazakora divorce inzu yanyu wanasanga bazayiha umugore. Cyami ibyo bintu nanjye disi nibyo njya ntekereza. Ikintu cyatuma uzi ikintu cyonyine cyatuma avamo atanatwaye bino bintu byose ni igiki? Tekereza. Nge ndagifite mu mutwe nk'ikihese. Si umugore mwiza. Nta bagabo hano dufite muri matelefone baba bashaka amapasi. Akomeye nawe everyday mbera mushye. Tuzabanze nkugire inama. Sizo washakaga nge. Ariko ntabwo mbirira niyo mpamvu God, I didn't do anything. Nge ntago ari igihe bikubwiye nibinaba. Simpari. Nge naye namukunze niwe utangiye kumunyangisha. Tuzamutegera ikigabo rero. Kigabo guteze? Ikigabo ngugu nge rero nanga no kubwira umuntu kagira ngo ni umwana. Noze ni ikigabo ukimutegera gute? Akomeye nawe. Ngaho mbwira. Uzamutegera ikigabo, tuzamutegera ikigabo cy'igikire atari na mubi. Arutubwiza pawe. Nizeye kutari bufuwe sinyoko n'ubundi. No. Tukeneye nyine bamujyana ahantu sinzi aho bazamujyana nibashaka bazaramujyana no muri Dubai n'ibiki byose. But then tuzadufite babita aba spy. Bafata amafoto bazanira umugabo. Bazanye papa wawe bamwereke proofs. Iyo bagiye muri court aravuga ngo umugore wanjye yanciye inyuma. That's it. Bahita batandukana kuko ikosa ni ry'umugore. Riri? Of course. None saruzi ko bigenda. Akomeye. Ako simba ntago ari cyo kugira ubwenge. Mbabara ntago ari bivuze. Hamasi nyine akagenda. Ubwo nyine ubwo muzire. Nizere ko ibyo bintu zabifasha. Oya, ngiye nkugiriye iyo umuntu akubwiye business idea se anakubwira nuko n'amafaranga arayiguha kanakubwira nuko uzayiraninga. Ujye utekereza kuri inshuti yanjye. Tuzafatanya. Babarira atazagiye kizaba nanjye bakanja. Akomana miyo nkoreye umunsi cyakoze. Wabyumvise basi. Uko nguko ubivuze. Nge nuriya mugore. Nicyo cyonyine cyatuma avamo niba akondana na so nabo. Uriya mugore mana ndamwanga. Nta kwanza utangiye no kumwiyagutana mwanga cyane. Kugira ngo nyine ibyo bintu byose nibiba nawe uzajya umera nkaho ubabaye byakubabaje mana yanjye yo ukavuga ati bazamufata rero bati I told you. No, that's it mbabare. Rero niyo. Kandi umva ngiye kujya mu kazi. Nizere ko ibyo bihagije. Ngiye gutangira nanjye uburyo bwose nshoboye. Noneho ntangire mugireho inshuti kugira ngo bizabe atazamenya ko ari giye wabikoze. Note bien ntago ari ngiye wabikubwiye mbabarira. Sibyo? Akomeye. Hanyuma nibivamo amafaranga uzama wa mwana. Thank you. You're welcome. Ijambo nakubwira ryuka? Ndakibuka inshuti yanjye. Ngo iki? Ko nge nawe ntacyo twavuganye. Akomeye. Dore dosi turi inshuti nza yego kwajya ngo nubwo nanzi. So chérie, thank you. Bye, umunsi mwiza. Singiye gukora. Singiye kubabaza papa ra. Oya nako. Na mama yaragiye. Byo biramureba sha. Claudine. Oui. Nakongo wise Claudine. He. Mugoy, sous-vêtement yagiri he? Ngo? Sous-vêtement. Ndi kukubwira sous-vêtement yangiri he?
ariko Sheila njyewe urambaza suvituma yawe ndako Sheila njyewe urambaza suvituma yawe noneho ngeshinzwe kumenya ngaho mbwira muri ino nzu se ninde wundi muntu tubana yakwambara suvituma yanjye mbwira tuvuge ko Jibril asigaye yambara suvituma ushatse kuvuga ko njye nambara suvituma yawe wowe urabona yambaye wowe nyine umva rero wa mugore we ubwiza ukuri jye nawe umva tubishira ahagaragara hakagira itomba ndabazi Sheila nagukubita ndabazi njyewe ndabazi ngaho mbwira suvituma yanjye hano yagiye mbwira nyine ngaho mbwira njye se nshinzwe kuyimenya umuntu ungana nkawe mbwira ahantu suvituma yanjye iri ubwo nshinzwe kumenya ahantu bika suvituma zawe umva wa mugore we Sheila uratuma nabasha noneho rero ahanga birangiye bijyahagaragara nagukubita ukajya kwibwira so nagerageje kukubera nyoko nge ndakwizera wowe mama wowe nawe wambera mama wowe uwo nawe wambera mama ubundi se urabona wirebye ukireba urabona wambera mama urabona we nakubyara urareba n'ukuresha n'ukusa ngo wambera mama wowe ntabwo nakubyara ntabwo nabyara abana bameze nkawe mama wanjye yari Sheila ceceka ntagukubita ceceka ntagukubita ngo njyewe urambaza suvituma zawe njya muri dushe yawe uravuga ngo urabibwira so yanzanye udahari urambaza suvituma zawe wari wambona ajya gukorera isuku muri dushe niyo wabibwira so nawe nubwe ntiyabyumva inkumi nkawe urambaza imyenda yawe y'imbere ubundi usanzwe uyibikanye uba wayitayeho ahubwo rega nta soni ngaravuga nagukubita wanabibwira na so akagukubita n'izindi umuntu ungana nkawe ubwo so ni umuco nta soni dore uko kareba nzagukubita ubwo bugoryi bugushiremo nuko nkorora niyo mpamvu unkubita nagukubita ubwo bugoryi bukawe wanabibwira na so akakongeza izindi uzapima uvuze ngo iki uzapima uvuze ngo iki uzapima nagukubita n'ubu ukagenda ukabimubwira nta soni ko gasa ndabibwira dadi genda ubivuge ugeze no ku rwego rwo gushaka kunkubita genda ubivuge genda wowe njye nawe turajya tubishira habona icyakoze Sheila mva imbere dadi naka Sheila mva imbere dore uko kareba Sheila nsuzugure bene akageni bigeze aha kweli bigenze biteze ibintu nabikubwiye kuva kera byarakunaniye kubikemura ariko ngewe birandangiye ntabwo ibi nabivamo none se bigenze bitubwira akuriye umukobwa w'inkumi kumbazanya ngo muhe suveti njye nambarana nawe ntabwo aka gasuzuguro nakihanganiye nabyihanganiye kuva kera nta kintu ntamukoreye ni iki ntabakorera basi kugeza aho asuzugura akansuzugura ngazandeka kuri papa ntabwo ibi nabivamo niba utazi kubahana nka se ngo ugerageze kubahana ndagiye sinjya gusanza imvura gihe ubahane rwose shahe calm down ndabikora sibyo ubikore ndagaruka Sheila oui dadi ngwino hano bwira no tugure muzana hano
Jibril agiye. Yari mu cyumba cye. Genda umurebe muzane. Jibril. Yes. Ngwino hano. Dadi wibi. Dad, are you okay? Jibril. Yes. Sheila. Kuki mumbabaza no kubiri? Ibi kuki mubinkorera? Ibiki? Ukoze iki Sheila? Ntacyo. But what happened? Sheila. Nibiki umaze gukora? Eh? Dadi uzi ko uriya mugore wawe asigaye anyibira imyenda. Subiramo ukuvuze numvi. Uriya mugore wawe asigaye anyibira imyenda. Ariko iyo discipline wayikuye he? Umugore? Nyoko wamwita umugore? Ni mami wanjye. Sheila, calm down. But what happened? Sheila, ukoze iki? Jibril. Yes. Niyo mfura yanjye. Yego. Kandi bako imfura na se bangana. Yego. Si mwebwe ubwanyu mwambwiye ngo daddy shaka undi mugore kuko uracyari mutoya. Si mwebwe mwabimbwiye. Yego. Sinagize namubwira ngo namwe nimugende mu ndambagirize. Mwambwiye ngo iki? Byose mbisubiremo. Wowe ntabwo ari wambwiye ngo nkimara kuvuga kwambwira ngo ijisho ry'undi ntabwo rikurebera umugeni. Ukambwira ngo uwo uzazana wese azatubera mama. Iki cyo ntabwo wakivuze. Sheila. Ntabwo wakivuze. Dadi barwanye se? Sheila, wakoze iki? Baza mushiki wawe. Wakoze iki Sheila? Tell me. Jibril uriya mugore asigaye anyibira imyenda. Sikia, ara umugore. Ndabivuga dadi ntabyumve. Subwo ngewe ndi so niba uri umwita umugore. Ngewe ndi so unyisigiki. Dadi uriya ntago yambera mami igihe. Sheila, calm down. Sakurisha kuvuga kuryo. Oya. Dadi ntago ngewe uriya mugore wawe. Ese byagenze bite? Ngaho tubwire. Basi ngaho tubwire. Byagenze bite? Imyenda yakwibye. Wabuze imyenda wambara? Dadi njye maze igihe mbura imyenda. Nkagenda muri garde-robe yanjye nkasanga imyenda yose imyenda yanjye ntayirimo. Noneho ikintu cyagiye kumbabaza uno munsi cyambabaje dadi wumve cyambabaje. Uriya mugore ntangiye kumwikeka. Ni umugome. Nagiye muri dushe yanjye nsanga suvetma nasizemo ntayirimo. Kandi nta undi muntu tubana muri no rugo. Tuvuge ko none dadi Jibril asigaye yambara suvetma. Ninde wundi umuntu w'umugore tubana muri no rugo atari uriya mugore. Njya mbivuga buri gihe nkabibabwira buri gihe we na Jibril ntimwigere munyumva n'umunsi umwe. Uvuze ngo Suvetma. Ko noneho njye narumi. None se umubaza Suvetma murambarana. Warengereye. Uko angana urabona Suvetma yawe yamukwiye. Ubwo mukanya uzava ngo anakwambika ikotex. Umukuru ufite amanegera agira mu gahoromani hariya nta soni. Dadi birakara cyane. Sheila. Ndeba hano. Ndavuze ngo nundi munsi. Ntabwo gore ari bwo nyoko yagusigiye nubwo ari mutoya. Naye nakomereje ntabwo gore ari bwo ngiye naguhaye. Nicyo wamburanye kugira ngo Jibril. What's this? Jibril kuki mushaka kumbabaza? Papa ariko Sheila nawe umwumve. Sheila ni mutoya kandi igikomere cyo kubura mama agomba kuba gifite. Dadigera byumva. Dukeneye kumuba hafi nawe dukeneye ku Jibril. Yes. Sheila.
tokeni hapa, mjende. Mumve imbere. Pumbavu. Hamuna haya kweli. Jibril. Garuka. Jibril mwana wangu. Ibi ntangurana ibiki kweli. Ntabwo mushaka ko dadi wanyu yishima. Ariko dadi ngenda gerageza uko nshoboye kose kandi ntabwo dukwiye gufata Sheila kunangana n'imyaka afite rero mwemerera ko yitwara kuriya. Ikintu cy'ingenzi no kumuba hafi no gukomeza kumwinkora uko nshoboye nkakomeza kumwigisha. Kandi nge ntabwo nafata amakosa kandi nkanyashyire kuri Sheila mushiki wanjye. Wasanga n'uyu mami wacu nawe nyine harimo ikibazo dako. Nukureba ukuntu ku mpande zombi wareba niba hari ikibazo cyari kigakemuka ariko ntihajya utagize uruhande ya n'umwe tubogamira. Jibril. Yes. Mu Kinyarwanda bavuga ngo imfura na se barangana. Yego. Bivuga ngo uyu mugore wanjye twarasezeranye. Yego. Ivangamutungo risesuye. Tubise. Bitavuze ko ibyanyu birahari. Ariko nanjye nkeneye kwishima mu gihe njigaje kubaho. Yesu ndamutse mvuye muri urugo. Ubutagaruka. Oya, agere wagenderwa ngo bibaye wigenda ngira ngo hagenda uwo mugore wazo usanga. Urugo rumanaginga. Ya, nagerageza. Niba kuko imfura na se bangana. Ni cyo kizira urama kingaragaza ko nawe uzamanaginga urugo rwawe. Ese byabaye kuri papa wawe. Biramutse bikubayeho wowe wabigenza gute? Ku myaka nk'iyanjye nari mfite. Ndaza kuza kuganza Sheila. Ndaza kugeza muganje. Iki kintu nkigukuyeho. Sorry, njyewe nkikuyeho. Nkigushyizeho. Nganize mushiki wawe. Nta kintu mwamburanye. Buri kimwe cyose icyo mushaka nshoboye ndakibaha. Kuki mutakwishimira ko dadi wanyu yishimye. Ndaza kumuganza kandi biracyamuka. Sawa. Kogenda. Urakoze cyane. Ariko se none nawe ndenganya abana banjye. Ku munsi nitwa papa kubera bo. Umugore wanjye nubwo mukunda ari we gica. Ariko se umugore wanjye ko izo ngeso ntazimuziho ko twashakanye azi neza ko mfite abana. Oya. Claudine Shahini ntabwo wabinkora. Ndagukunda kandi ndaza kubikemura ariko. Yes Freddy. Mambo vipi bwana? Sikubuzeho. Shana gushakaga rero. Kandi byihutirwa biri serious. Sasa reka nkubwire wenda nguce mu mayange. Wangu byanshobeye. Abana banjye n'umugore wanjye wapi ntibajya imbizi. Oya ntabwo ari bose. Yego wenda nta wamenya ariko burya abahungu burya bagira uburyo yes bari reserve burya.
wa mukobwa kagakobwa kanjye ngo ni Sheila mana yanjye sinzi rwose gashaka kunsenyera ntabwo umvikana habe namba kandi biranzonga Furi ndakumva ariko reka nkubwire urabona imyaka namaze narifashe kugira ngo abana bakure umugore wanjye amaze kugenda urayibona narihanganye bihagije nuvuga ngo uri umugore wanjye naye namuteguye kweri mvuga nti abana barakuze azaza bumvikane kandi nabo wumvera nibo bantu ba mbere bamwe bati daddy uracyari mutoya shaka ongera ushake yego sasa rero nkeneye umuntu uhura tuganira ubu binankundiye numva ngewe nahindura miriye nkaba mvuye hano nkicara ahandi hantu kugira ngo ntekereze neza nabo ntabwo ntekereza neza habe na gato Freddy please I beg you nshakira igihe tuganire cyangwa se niba wumva hagati aho ngo igihe utaboneka nihe yindi nama waba ungiriye se ahubwo ariko uzi ko byaba ari byo kweri urabizi yes aba bana ngiye kubateza nyina wabo uriya ngiye kumubateza basi aze abagira inama ho gatoya ndeye kubyibura hari icyo umuntu hari cyahindukaho kandi ndatekereza ko buriya rero muri umuntu wa madamu niyo muntu wa mbere amwe ati rwose rurangirwa ihangana ushake rwose uracyari mutoya ihangana ushake umuntu uzagufasha kurera aba bana nanjye nkasanga nibyo kandi yarabishyigikiye ntekereza ko nanjye atanyifuriza ikintu kibi rwose kuko nanjye namugiriye neza reka nubwo wenda ineza ititurwa indi cyangwa se yiturwa indi ariko byibura hari ikintu yampuhiramo nanjye naho ubundi numva ngiye kwiruka neza numva ngiye kwiruka neza kabisa sawa urakoze
ugasanga ari kugufasha gukoropa kuhoza ibyombo ugasanga rimwe na rimwe ari mu gikoni agufata nabi gute sheri mbona kenshi mufatanya mugira gute buri kimwe mufashanya nibiki cyangwa ni bya bindi bya mukase w'umuntu nyine iyo hari abana ari yorobeka biba bimeze bite ni njye ubizi nyine amfata nabi uriya mugore kuva yaza agira imico mibi ibintu byose nyine yikundira dadi wenyine njye ntago nkunda na Jibril ntago mukunda uzatuze umugamburukire mumera umwana mwiza no ndabizi ko azagufata neza ushobora gusanga mutaranamenyerana rega cyane ngo bibe ntago mbyumva muvanga amaraso nk'umubyeyi nyine nundi basi wabibwiye papa wawe cyangwa Jibril nawe byo ntago bibaho Jibril yumva uriya mugore uziko na Jibril asigaye akundana n'uriya mugore umva ibintu byose Jibril yamubwiye ntaganyuma ntukabipanike ntukabigira intambara ugomba kuba umwana nyine mu rugo ko ni mukuru kuri wowe kuko papa wawe buriya yagiye kumuzana hari ibindi bintu yabanje kurebaho nk'ibyo byose rero ugomba kujya umwubaha nyine nk'umwana mu rugo sibyo ukamufata nka mama wawe nubwo wenda atari mama wawe ntunyumve nabi ariko ukamufata nka mama wawe aho mama wawe atari nyine azahakubera buriya sibyo kandi umuntu arahinduka niba ari namubi ashobora kuzahinduka bebe sibyo Jibril se bahuza gute urambwiye ngo Jibril erega Jibril aba yibereye mu kazi none se ko gemba ndi mu rugo base warabimubwiye Jibril uramubwira uyu mama wacu amfata nabi gutya na gutya warabimubwiye byose ndabimubwira Jibril ntago abashaka kunyumva dadis umva nango dadi none dadi n'uriya mugore batandukaniye ko bose ari bamwe basi tuza sheri wawe sibyo tuza njya ngiye gushyiramo imbaraga nyinshi I promise you ngiye gushyiramo imbaraga nyinshi kandi cyane kugira ngo ngwane ishyaka ryo kugira ngo basi nzagukure hano utakomeza kubabara sibyo thank you too kandi ntugashyire umutima hamwe nujya wumva hari ikintu kikugoye jya umpamagara sibyo jya umpamagara numara kubamagara uzajya utuza muri wowe sibyo neza ngerageza ariko mba numva nyine nazi funga amaso mubwira kandi ngukunda byiteka thank you wow baby I love you thank you wakoze kudusura n'ukuri cyane maze iminsi narabuze ibyo muri uru rugo se mana yanjye urugo ryegeranyije narabuze umuntu mpamagara gahunda kabanje hano se mumeze muti n'abakobwa n'abahungu bacu turaha rega nawe nakubwiye ntabwo bigoye ni ukubarira bariya ni bakuru ufite kuri papa wabo nta bintu bikomeye buriya biba birimo nubwo mukuru wanjye yapfuye uzi mukuru wanjye ibintu yakoze cyane kugira ngo agere kuri ibi byose birumvikana ariko rero yarapfuye arabisiga isi niko imeze ko ariko papa wabo aragukunda nyine bimeze neza arankunda pe arankunda kandi nanjye ndagukunda nyine urugo rwacu urabona ni amahoro ariko abana burya baravuze ngo mukase w'umwana uko wamugirira neza kose ntabwo yegera gufata nka nyina uhora uri mukase nyine nibyo bintu abanyarwanda bishyizemo aba yumva ko uri mukase tu ushatse kuvuga iki kodi kase hari abana nta kibazo cyabo uriya musore noneho we ni inshuti yanjye cyane ariko uriya mukobwa niko kunanirana kw'abakobwa bafite imico mibi itari myiza niba mwana uba ushaka kunteranya na se aransanga aho nsanze hose arantuka arandeba nabi aransuzugura imbere y'abashyitsi akanyunyuza ubu nabuze icyo nakora kandi ntacyo ntamukorera mu by'ukuri Sheila nagerageje kumubera nyina nagerageje kumwitaho nk'umwana muto nyina yasize ngira ngo muvure igikomere cya nyina ariko n'ubu byarananira Sheila nzi ko yubahaga ko nzi ko ageza mu rugo muri vacances atuje iyo mico Sheila yize ryari ubibaze se na se narabimubwiye ariko ndumva byageze aho ndabengeza
numva ndi kwibaza se uru rugo ndusohokemo niyo mpamvu buriya naguhamagaye ngira ngo mvugishe inama nabuze icyo nkora kandi nkabona nisiga se pe arababara kuko arankunda ariko uri anti we ndabikubwiye ndamukuregeye nimwumva nasaze cyangwa ngasohoka urugo nkiruka uzamenye ko ari ikibazo cy'uriya mukobwa naho ubundi ntabwo byoroshye ariko nanone nyine urumva ni abana rigashayira buriya se bagize ngo si ejo bundi sibwo agize 19 ubu se cyari muto ubu umwana w'imyaka 19 ni umwana wo kuza kukubaza ngo usohoke tumarange bihe imagine singera muri dushe yabo sinjye uyikoramo isuku bafite umuntu ubakorera isuku ariko akaguhangara akaza akagutuka ndashaka kumuroga ntabwo namukubita nyine kamera irazamuka nk'umuntu ariko ndatekereza nkavuga se ubu ninkubita umwana wanjye noneho ni handi ahita ntabwo ari umwana w'abandi umwana wawe ugomba kumurera nk'uwawe ndabizi uramukunda rega none se wese uzabyara abandi ikibazo ntiyemera ko ari uwanjye ngerageza kumufata nk'umwana wanjye ariko ntabishaka ngo ntabwo nzigera nsimbura nyina ngo sinaba nyina nta n'igihe na kimwe nzigera nsimbura nyina umva nyine afite ibintu mu mutwe we niba bikura he nanjye ntabwo mpazi ako sheri afite inshuti mbi ndabikeka ariko se izo nshuti zo buriya n'umwana muto cyane ku buryo utareba umuntu ugukunda basi nawe umukunde cyangwa umuntu ukuruta basi ngo umwubahe mu gihe umuntu atagusuzuguye uba ugomba kumwubaha ariko ngerageza kumwubaha nkagerageza kumucira bugufi kugira ngo mbe inshuti ye basi anyisanzure ku byaranze yarananiye namagarira Sheila Sheila oui ngwino anti aragushaka Sheila ite se Sheila makuru Nizese nawe. meze neza ko mbona susa neza Thank you. ntabwo usamenye ko naje tugeze usohoka kunsuhuza Nawe muri kuganira. turi kuganira nande No umugore wa daddy. umugore wande Wa daddy? Sheila uvuze ngo ninde Cyo tumvise senga ikintu umugore wa daddy. umugore wa daddy ese Sheila kodi ajya kuza hano nakubwiye ngo iki nakubwiye kuza yamuhamagara nde Nitubera ntabwo nabishobora. aka kanya ariko ushobora kuba unyibagiwe sibyo urabizi ko njye nasiga no ngukubise nanagukingiranye ukazavamo papa wambajije cyangwa ngo utware mujyane kwa mcacuru mu cyaro mujyane ko mbona ufite imico mibi ntazana uri kwikura ugise bamwita ngo iki Mama. none se kari hose kuvuga ngo mami ari hano byari byagutwaye iki ni ibintu bigusaba gutekereza cyane ni ibintu bigufata iminota myinshi kubivuga birakubangamira cyangwa bijya bikuruma mu kanwa ku buryo utabivuga biragutwika nta soni njye reka mbareke musigare muganira reka mbareke muganire gato sawa ninde mwirirwa nani papa wadahari uryo biryo byatetswe nande Nawe. none se agasuzuguro ukuntu waje umureba wenda kuruka
uratwite ku buryo usigaye umureba ukumva guteye isesema guteye ikirungurira ufite ikihe kibazo yari yagukubita yari yagutuka none niki gituma utamwiyumvamo hari icyo wari wakakikwima ntabwo ndabasha kubagira amanyenzi wambyaye kumwibagirwa ni kimwe no kutarabasha kumugirwa ngo ni ikindi kuko ntabwo nkubwiye ngo ubagirwe mama wawe icyo ni kimwe ko ni mama wawe wakubyaye ikindi ugomba kwakira ko papa wawe akeneye umuntu umuba hafi uriya niwe urana na papa wawe niwe umenya papa wawe atekereza abishaka yamusaza abishaka yatuma bakunda cyangwa ntabakunda akabanga mukajya gutoroma ukaza mu rugo urumva kandi unuzi wanjye ntabwo umugabo wanjye azakwemerera igihe cyose urumva uzahita ugiye mu cyaro kwa mukecuru Jibril nugira amerwe akaba afite akazi ubwo muzajya kubahe muri ghetto icyo nshaka nuko wiyumvamo kodi nka mama wawe simvuze ngo abe mama wawe wakubyaye n'abana b'imfubyi bavutse ababyeyi babo bagapfa barezwe n'abandi sibyo kandi bamaze kurerwa n'abandi babafashe aba mama wabo ni ukuvuga ngo babayeho ba mama wabo batari wowe ungana utyo bikunaniza iki ko kodi aba mama wawe ntagiye kubyara nta bintu muhuriraho nta sambu musangiye nta gitanda musangiye ntumutekera ntumugabura ntumwambika nk'iyo ujya kubaza umuntu w'umugore niyo yaba ari mama wawe kodi mwambara ni kariso none se wubahuka gute kubwira umuntu ngo mpikariso agera muri toilette yanyu cyangwa ngo igihano ubanze ujye kwa mukecuru ujya kuvoma nuwikorera amajerekani kabiri nibwo uyo mitoto yose n'igikoma ufite kigushiramo umukobwa w'inkumi utazi gukorpora ku hano hasi reba ubu nka hanze hasa gutya ubu mwinde mugabo uzaza gutereta hano hanze hasa gutya ubona uzavamo umugore gute wese nugira abantu bera ba mukaso ntabwo baravuze koko ntabwo ba mukasi b'abantu bose ari babi urumva nk'ubu ngubu akuroze tukajya kugushyingura abantu bavuga ngo mukasi ngo ni ukwisha kandi ari wowe wirirwa umwiyenzaho umushotora icyo nkeneye kumwiyumvamo urumva akabaho mama atari akabaho ntari naho papa atari kuko niyo twasanga yakwisha bamufunga ariko baba wagize gute waba wapfuye sibyo kandi nawe ujye wirebere umenye ko uri umukobwa ejo n'ejo bundi uzashaka ushaka umugabo wowe se nupfa wasize abana umugabo wawe ukeka ko azaba wenyine nudapfa se umugabo wawe akaba ari gupfa ugashaka ufite abana nawe ufite abandi wumva ko bizagenda gute abo bana uzabanga se kubera ko ari umugabo washatse icyo nshaka rero ngiye guhamagara kodi hano umusabe imbabazi kandi ukimara kumusaba imbabazi ntumusabe imbabazi ko ndi hano nzongera kumva bakundegera nongere kumva sheyira mu matwi yanjye ni izina nzaza ngufata ngupakira mu cyaro uzahava umwaka urangiye ubwo ndumva urabura uri no kwitayarisha guhinga niba utabizi kuko rwose iyo mikino n'imiteto yawe ntayo nshaka genda uhamagare inyakoze hano kandi sinongeye kumubona umureba kwa kundi nabonaga umurebana n'agasuzuguro
niba urimo urabirangije Ndabisoje. uramaze kuganira na Sheila ikigaragara nyine Sheila aracyari umwana kandi afite n'inshuti mbi afite bagenzi be bamushuka bamushyizemo ko akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu Abana benshi ibyo bintu barabigira. ariko ambwiye ko bitazongera kandi umubwiye ko nibiramuka byongeye akugira ngo usenye nzaza mutware rwose ntabwo yakubera ikigeragezo nawe nyumve urabizi sinijya ruswa umubera ikigeragezo mbese nongera kumva Sheila byagenze gutya urabizi aho twavuganye ukaba usanga mama wawe imbabazi Sorry. Oya nukuri. Nakugerageje kenshi. Nakoze byinshi nyine. Bibi nterwa ko utari mami wanjye. Ariko umuti yanjye kunganiriza. Mbabarira. Ese basi harantu nakubereye umwana mwana. Sinagerageje kubera mama. Mama waragerageje ariko nyine sinzi ngira inshuti mbi nagize kuva mama yagenda. Nyine nahoranye umutima wo kumva ko nta yundi mama nzigera mbona mu buzima. Noneho njye narabikubwiye no buri kamwe gusubirira. Ndi mami wawe. Basi byumve ubyemere kuko ntabwo nzigera hari ikintu ngukoresha kibi. Nta munsi n'umwe nzigera ngo yumukire. ujye unamufasha n'akazi ko mu rugo reka uri inkumi Yego. kandi n'izo nkobwa nta nkobwa zigeze ziza hano kumureba Hari uwo ubushize mperuka kubona bari kumwana n'imyuzuzo ariko. uwo ninde kabiri kandi nakwiyamye kuri uriya mukobwa ko nta mico myiza agira kubizi ko abo bose ari ibirara nk'ubu aza hano mu buhe buryo ntazagaruke hano biba ubwa mbere n'ubwa nyuma ntazagaruke kandi n'ahantu hose uzajya ujya ubanza uruhushya kandi ninumva ngo wagiye kubonana n'uriya mukobwa bizaba bibi unamumuceho Inshuti imbere hari n'igihe zitakwangisha ngewe ariko zikagushora mu none se uriya mukobwa ararinda akubwira ngo mama waramugira papa waramugira nese urumva yakugiriye inama nyine nta babyeyi agira Anti narashutswe ako mami I promise ntabwo nzongera n'ukuri ntabwo nzongera ngiye kugukubera umwana mwiza mu buryo bugaragara nawe wambereye umwana mwiza nyine ubwo nakugeragezaga ni ukuri mami I promise ntabwo nzongera ngiye kukubera umwana mwiza njye ngufasha imirimo ngukunda nk'umubyeyi mami I love you Amajyutse umukobwa wanjye ni ukuragize mabi shema biranshimisha ntabwo ajya kwita mama se ni ubwa mbere uyu munsi uri hano nibwo nise mama ni ukuri ndagukunda nanjye ndagukunda ni ukuri bikomeze bityo ntibibe uburyarya bw'aka kanya nzakubera mama mwiza kandi ntabwo nzakubabaza sibyo mukobwa sibyo kandi ujye witwara neza sibyo umukobwa wacu ni ukuri uzamukunda pe ntuzongera kumbabaza kandi nanjye nzakubera mama mwiza I promise you wikire mukobwa mwiza mureba ubundi se kare hose shobora ntirangirira aha gusa sibyo bizakomeze gutyo komeza umwubahe nka mama sibyo uzagerageza uko ushoboye kose reka mushimire manze mbwire Sheila ntibirangirire hano sibyo yego sinzi mbahamagara ambwira ati Sheila gutya ikosore n'uriya mukobwa umucikeho n'abandi bameze nkaho ubacikeho uwo mwana mu rugo sibyo yego undi sinatahara
wataha ariko ni ukuri urakoze mpepa ngushimira uzi ko nawe sigaye ntekereza gusohoka muri urugo ngo ngende cyane arakoze pe arakoze ni ukuri nawe mfite ikigerageza ariko numva ntuje umutima kiraranye ruka reka Sheila ntabwo ari umwana mubi Sheila ntabwo ari umwana mubi shitani natunguwe nyuma kubona mbereye umwana mubi kandi mu busanzwe mbona umwana mwiza ariko ndakeka ndizera ndabizi momere byarangiye reka tuguherekeze bizagenda biza kabisa hano ibintu byo gukomeza unkorakora uretse hana buriya ntago nari nzi ko ari uko muteye barabambwira babambwira kuwa mbere kuwa kabiri sinabumva wivuga ayo magambo ndakwinginze gusa urumva indari yani hari undi muhungu wigeze umenya uraje mbere wajya guza ukicara muri salo tukaganira tugende mu cyumba tujya kuganira mbabarira nyumva rimwe ryonyine nibi nonse kuba waneye inda ni ikibazo ceceka se nkavuga ngo nawe uvuga neza uko ngo ayibone nawe tugende mu cyumba ubanza unaniza ubimbwire wananije ubundi bwa mbere mu ko mbona nabonaga witera hejuru yagiye mitera ubundi nge nterinda gute ku muntu uri kwiteragura hejuru yinjiye ite waza kwirezareza hano ngewe imosiyo zawe ntabwo nari nzi ko ari ukutese ubundi buryo uri ikirura nk'abandi bose nta muntu akabakunda mukagenda mukigisha ko kimeze utakomeza gufureka aho ngaho ngewe ukambona ukareba uko intama zambarwa kwameza uko ubundi reka nkwibariza akantu gato kandi usubize utuje mpanakuza uhigima aho ngaho kuko ibi ni ibintu wateguye wicaye iwanyu mu nzu kwa so uravuga ati ngewe reka panga uno mushinga wo kujya kuvuga ko mutwitiye ese unatekereje usubiye inyuma gato urumva iyo nda yinjiye ite ceceka nta magambo hano ntaki utaza kurira nkubona uri seriye kuko wabimbwiye uri seriye ahubwo mbwire n'ahantu wayikuye iyo nda umuntu akadukunda akagira gute agatakaza imbaraga ziwe akabaha icyizere wamusenze warangiza ukajya kuca inyuma ngo nge ngo naguteye inda nko kugira ngo uze unasaba imbabazi iti mbabarira naguciye inyuma ko kimeze uko nguko none utagira ngo ni babahunge barabambwira barabanogereza neza nakwica anyomba wari ukanyumva rimwe ryonyine basi mubone muri salo mubone ntabwo nari ko uko bimera urumva gisintera inda n'undi munsi ubyibagirwe ubikure mu gihorihori cyawe ugenda ushaka undi muntu wayiguteye turi kugenda yanagura se nyine ndegwa akabona karira yagira ngo koko narayigateye ko Sheila meze neza ntabwo meze neza wabaye iki se mukobwa wanjye umpamagaye amasaha ku manywa y'ihanga wabaye iki se tuza Sheila nakubabaje Sheila oya shashe tuza umva mbwira neza ni ibiki se byakubayeho tuza shashira ngo Sheila uratwite Sheila kubera iki ibyo bintu wabikoze Sheila ntiwanze ko nkubera mama kuva kera hose ngaho basi tuza
sinzi uburyo datari bubifate. Oya tuza shera, wihangayika ndaza kubimwumvisha kandi ndabizi ko ari buze kubyumva, sibyo? Ndetse ni nawe guteye iyo nda. Minakumunsi. Ntago muzi? Ni Patrick. Patrick se wahe noneho uwo muhungu wiyongegera. Ndetse Patrick yaninda kandi yanyaka. Yakwihakanye se avuga ngo iki? Patrick nuwahe njye kumushaka. Yari guteye ryari se ubundi? Shira, nawe nizeraga koko. Tuza basi, sibyo? Mbese Shira, kuko wabibonye neza ko twite. Ubinda harimo umwana. Maze amezi abiri nkabona imihango. Amezi abiri yose? Ndetse uwo muhungu oya ntukantinye bigezaho. Sheri tuza, sibyo? Tuza, sibyo? Utuze. Dadi, musarafata gute? Oya ndaza kubimwumvisha. None se urumva yagutererana n'uwo musore akagutererana bikarangirira. Tuza, sibyo? Kandi ukomere bizashira, uzabyara neza, uzumva. Gabanya agahinda, sibyo? Ugabanya agahinda, ariko uwo musore ndamushaka, njye ndashaka kumumenya. Yatinyutse kubikora umwana ungana nkawe, umwana w'imyaka 19, atinyuka no kukwihakana. Uwo se ni Patrick wahehe ubundi? Shira, mbwira Patrick uwo nuwe? Mami ntabwo wamumenya Patrick. Nini se wagushutse koko? Kandi yegira inshuti yanjye cyane. Yakwihakanye se avuga ngo akambeshaka nk'undi. Nese abona usanzwe uri ikirara ku buryo ibyo bintu wabimubeshyera. Ntabwo mbizi mami. Shira, tuza, sibyo? Wigira agahinda. Nukomeza kugira agahinda biragira n'ikibazo ku mwana, sibyo? Utuze, sibyo? Biragoye kubyakira ariko ugomba gukomera, sibyo? Ubu guhera uyu munsi wabaye umuntu mukuru, wabaye umubyeyi, ufite umwana mu nda, ugomba gutuza kuko nukomeza kurira cyane uko ugira agahinda nawe araza kugira agahinda mu nda ahari, sibyo? Ugomba gutuza kandi niba uwo muhungu yakwihakanye ndahari, sibyo? Mami usabira imbabazi dadi. Ndamusaba imbabazi, sibyo? Kandi nta kibazo. None se nago yakwanga. Uri umwana wacu, sibyo? Kandi tuze biraza gushira. N'uwo Patrick turaza kumushaka kandi arahanwa. Yego. Kuko yaraguhohoteye pe. Yaraguhohoteye ntago yagakwiye kugutera inda, especially none anakwihakana. Nta soni. Ntago ibyo bintu ari byo, sibyo? Tuza, sibyo? Uhumure. Mami Jibril none haranyica. Oya Jibril ndaza kubibumvisha babyumve. None se twabigenza gute? Jibril yarambujije. Nyine tuza ndaza kubibumvisha. Ni ikosa rikomeye wakoze ikosa pe, ariko nta kundi byagenda, sibyo? Utuze, sibyo? Weshera wirira, sibyo? Wirira, sibyo? Tuza. Tuza ureka agahinda, sibyo? Mami wacu pereferi yarambwiye ngo nzinirinda. Nyine kwirinda ni byiza ariko none se ko birangiye? Nese nta nubwo wangishije inama, ibintu byose wari waranyanze udashaka kumvugisha. Tuza basi, sibyo? Shera, ngaho reka kurira basi, reka kurira tuganire, sibyo? Ndaza kubibumvisha bose, Jibril na papa wawe bose, sibyo? Baraza kubyakira, sibyo? Muhumure. Si uyu munsi mwicariye hanze? Ego turi hanze. Ese ko ndiba uyu nguyu yabaye iki? Dede nacyo. Shira wabaye iki? Shira saba? Sawa. Mwah. Shira, bite ma fille? Mwah.
Meze neza? Chérie? Oui. Qu'est-ce qu'il y a yabaye iki? Ikibazo gikomeye. Ndadikari. Ikibazo gikomeye? Bikari bicara hano. Ushatse kuvuga iki? Bicara nkubwire. Bicara nkubwire. Shaira utuze. Bicara. Bicara nkubwire. Ushaka kumvisha ikintu ariko? Ubu ntabwo mbisha. Umwana afite ikibazo kandi gikomeye. It seems you are hiding me something. Oya, ntacyo ndimo mbisha. None, uko nsanze umwana ari kurameze bite? Afite ikibazo Ikibazo kimeze gite? Shaira afite ikibazo nyine. Nanjye ndumva byandenze mu by'ukuri. Ararwaye? No, what's going on? Ibiki? Shaira aratwite. Uvuze? Shaira! Garuka hano. Garuka. Calm down. Tuza. Shaira! Tuza. No. Saze. Tuza. Shaira gutwita. We, mvimbe. Ya. Ndimbuburira. Ndimbuburira. Shaira. Ndimbuburira nako. Shaira ara. Ndimbuburira. Nese kutabanza ngumwumve basi. Ndimbuburira. Shaira aratwite. Nese kutamwumva ni wowe mubyeyi we ni wowe. Ntacyo mbabara utanza muri sukari. Please. Shaira ndimo cyangwa you are joking? Are you joking? No. I'm not joking. Shaira? Oya tuza ariko umwana. None se ko ari umwana nusara ukabigira ibintu bikomeye uragira ngo ajye hese basi. Shaira wanjye. Kandi nakuzongera mbabarira n'ukuri. Shaira atwite. None se sheri numutererana nyine basi tuza wumva numutererana n'umuhungu wawe muteye yamwihakanye uragira ngo bigende bite? Erega n'umwana baramufatiranye yaguye mu bishuko nk'abandi. Oya sheri tuza. Shera. Byamugoye kwihangana. Mami. Ntabwo ikintu atari kuvuga. Oya araza gutuza. Nuko atarabyakira. Sibyo. Sindajya. Oya uraguma hano. Mbese nturi umwana wacu. Tuza sibyo. Tuze. Ndaza kumubwira araza kwihangana. Mami, nubizi ko tugukunda. Mukuru ranungu. Oya rega. Kumfasha muri kino kibazo kandi nawe gufataga nabi. Erega Shaira ntago njye nigeze nkwanga. Nanjye nari mbizi ko atari wowe. Sibyo? Ndi umubyeyi wawe. Aho mama wawe atari ni njyewe uhari. Sibyo? Narakubabaje bihagije ariko ntago wigeze unerera. Narakubabariye Shaira. Byari ubwana none reba nibyo bikuyemo ariko ibyo byose it's okay. Sibyo? Tuzi. Thank you. Tuzi. Sibyo? Thank you. Tuzi. Shaila. Tuzi. Sibyo? Reka ngende nganire na Daddy. Ndabimwumvisha kandi araza kubyumva. Sawa yakoze. Sibyo? Reka ngende murebe. Thank you. Sinzi niba Daddy ari bumbabarire kweli. Ubu se Jibril we. Chérie. Tuza.
tuza none se sheri nurakarira umwana wawe n'uwawe ujya umuteye yamwihakanye urumva biri burangire nese n'umutura umujinya iranda afite ikavamo basi nibyo biri bukunezeza tuza umwakire sheri n'umwana wacu kandi aracyari umwana muto uwo muhungu wamwihakanye niwe ikibazo tugomba no kumushaka umuhungu wamushutse kandi muri iriya minsi yose yari ameze kuriya niho biriya byose byatangiye yari yarihebye yumva ko nta muntu bari kumwe nyina yapfuye niyo mpamvu byagenze kuriya kose ukajya kumukabona amatwi urumva uwo musore yamufatiye sheri aratwite kandi ugomba kubyakira bibaho kandi baramufatiranye sheri aracyari umwana muto uzagenda ateye nyine ubu ngubu nanjye atansize abateye agahinda ariko nawe uri kugateranya kurushaho ntabwo uri gukomera nk'umugabo wakira ikibazo kibaye ushyigikira umwana umufate umukomeze areke kujya kwiyahura ubu se noneho najya kwiyahura nyine aragira agahinda kangana gute mukomeze ari kwicuza ararira nawe urahura mutuka birarangira bite ntabwo ndi kubyakira none se nkora iki sheri nkora iki tuza banza utuze mu mutima wawe wumve ko ni umwana wawe nta kindi kintu wamukora tuza umugire inama ahubwo dushaka uwo musore tumukurikirane ahantu wamubabariye njye namubabariye nanjye mfasha mubabarire rero bikore sheri wanjye ndamukunda bikore sheri uramukunda Jibril ari he Jibril ari hanze nawe ndakeka ubu ngubu sheri ari kubimubwira kandi nawe ndabizi ko ari buze kumubabarira muhamagara aje hano Jibril Sheila niba bose nibaza hano ni bose niba bahari Sheila oui mami ngwino witabe dati Sheila Sheila uratwite ushaka kumwe umuntu aguteye iyo nda n'umumbwe ndakubabarira ariko ntambwe nawe mubabarira ubwira ko babarira se Jibril umujinga ariye kuki atarinze mushiki we baby babara nuko ntabwo bisongera n'ibishuko yakuyemo ugomba kumubabarira ndetse na Jibril akabyumva imyaka 19 uje sheri ndamubabarira
wakoze ni ukuri